arashaka kuryohe bakavuga ati wenda subikoze wakabigukorera ukagira ute umukobwa akajya hejuru kandi umuhungu ajya hejuru umukobwa akajya hejuru ubwo ukajya hejuru ukabyikorera ukabyikorera ukora agafungura izigize ute zidasanzwe izi zidasanzwe baza zimeze zite zimeze ute nyine kugira ngo hasohoke izidasanzwe biba byagenze bite none se reka nkubaze ubu ngubu mvuye gusoba wenda tumaze kubikura ukagaruka tukongera tukarongorana n'akanyara avuga ngo ni inkore zisanzwe ubwo nayo ndimo ndumva ntabwo zari zisanzwe kuko ntabwo ari zisanzwe naje ninjye best rapper ninjye king rapper naje what's up fan mukunda gukurikira YouTube channel please bababwira yuko uyu munsi turi fresh turi hit ushaka kubakora ibintu byinshi byiza kandi cyane uyu munsi ushobora kwibaza ngo turafitiye iki muzi ko buri gihe muhora mbahereza ibintu byiza kandi bitwika buri karitse hano mbafitiye umubebe namubahaye ari nijoro nshaka kumuhereza ku manywa ukuntu mwagiye mubitsaba reka tugende dukwiye ariko ni umukobwa mwiza cyane kuko nawe ugenda uri kubyumva twatangiye turi kuganira bakwita ndaya yitwa Korodina nese Korodi ikibazo bwa mbere watubwiye ngo witwa wasi wasi bwa kabiri tubwiye ngo witwa Korodina witwa wasi no wase Korodina ntacyo biba binatwaye mu minsi itaha twakoranye aka interview turimo turagira nyine tuvugana bigiye bisanzwe abantu benshi bamwe muri bo bagiye bakishimira abandi bakishimira nyine kuko tukadutangira nyine tugenda tuganira mbese umukobwa ushimisha umugabo sibyo mbese nshaka kugira ngo dusobanure nk'umukobwa ushimisha umugabo kugira ngo wenda wamubona ukavuga ati wenda uriya kuko abakobwa tuba dutandukanye tukavuga ati uriya wenda namwishyura amafaranga ntabwo namwishyura amafaranga abo bakobwa babiri baba batandukaniye abakobwa babiri baba batandukaniye hari umukobwa ushobora kuba wakwishyura amafaranga kugira ngo mubashe wenda kuba wakwishimisha sibyo kandi undi mukobwa byagusaba ko wenda byajyana urugamba ntabwo mbizi neza fresh aho batandukaniye biterwa no kubimukorera hari ubikorera kumva bimeze neza n'ubikora batabimenyereye neza ubimukora kumva bimeze fresh n'ubikora kumva bitameze neza none badutandukanyiriza abantu gutya ubikora bikaba bimeze fresh n'utabikora nyine n'ubikora bikaba bitameze fresh biterwa nyine wowe kuko waba wabimukoreye kuko abantu ntabwo babarongora kimwe hari urongora kumva araryoheye n'urongora kumva ntabwo abiryoheye ubwo ngewe nshobora kuba twabikorana nturyoherwe sibyo ariko uriya wicaye yabikora ugahita uryoherwa ubwo biba byatewe n'iki biba byatewe n'iki wowe n'ukuntu wabikoze cyangwa se wowe n'ukuntu we yabikoze njye n'ukuntu abikoze ariko ubwo umuntu ukora wenyine ni umuhungu biterwa n'ukuntu umuhungu yabikoze ushobora kubikora umukobwa atishimye akabikorwa umukobwa adashaka n'ukuntu ushobora kubinkorera nkumva ndishimye cyangwa se undi wowe wabikora nkumva si binshimisha ko undi wowe yabikora nkumva bimbereye neza ubwo ikintu cya mbere bivuze ngo biterwa n'uko uba ugize kubikora bikagushimisha cyangwa se n'ibinagushimisha biterwa no kuba wishimiye umuhungu buriya wambaye ukanyishimira ukabona ndibogari kuko mujya mukunda bogari abigukora bikagushimisha kandi sinkabura nk'umuntu utazi kubikora sibyo cyangwa se nk'umuntu waba ugiye kubikora bwa mbere ari umuhungu ushobora kuba ari ubwa mbere ugiye kubikora umukobwa wabimenyereye ukamubwira ati nubwo ubikoze gutya si bindyoheye ongera ubikore mvuge ibintu urabikora nyine nkanjye kubera ko nyine wenda ushobora gusanga ntabizi cyangwa se umuntu uri kureba ino video akaba atabizi neza fresh ubwo ngubwo wamwigisha gute nyine nkawe ubwa mbere atari yabikora wenyine wamwigisha ukuntu step azaza arabicamo akaba yabikora nyine ibintu bikamera neza atari ubwa mbere ngiye nshaka kumubwira ngo ubikoze uko nashaka jya hejuru cyangwa se njye nk'ujye hejuru umukobwa rero ashaka kuryohe bakavuga ati wenda si ubikoze wakabigukorera ukagira ute umukobwa akajya hejuru kandi umuhungu ajya hejuru umukobwa akajya hejuru ubwo ukajya hejuru ukabyikorera ukabyikorera noneho umuhungu bimunanira byagenze gutwara nta experience babifitemo nyine we nubwo ari ubwa mbere wenda bikoze ari ubwa mbere ashobora kubikora aribwo ari kubyiga
bikamunanira. Ariko hari ushaka kubikora bimenyereye akumva aryohereje umukobwa kurusha uko wa mbere yamuryohereje. Ubwo rero umukobwa ajya hejuru y'umuhungu. None se wenda uko mbizi ko nagiye mbisoma ahantu hagiye hatandukanye cyangwa se ku bushakashatsi nakoze, umuhungu arasohora sibyo, none ashobora kuba njye nkora amasegonda abiri sibyo, undi akaba akora umunota umwe. Ubwo umuntu uryohereza umukobwa aba ari uwo umuryohereza n'ubikora nk'amasaha abiri. Amasaha abiri washobora, hari umuntu yashobora. Iyo minota ibiri niyo minota ibiri bivuze niba ari umunota umwe. Umuntu ukora amasaha abiri nyine ngenda ndimo ndabaza, umuntu ukora amasaha abiri barahari? Arahari, ashobora kuba hari ari wa muntu utinda kurangiza, ariko nanone ashobora kurangiza umukobwa yagize ute yananiwe, kwa kuntu wumva ati umukobwa yamurongoye cyane akigise igihe wabikoreye. Hari ushaka kubikora amasaha atatu n'ushaka kubikora umunota umwe. Rero umukobwa mu bikoreye umunota umwe umva akababara amasaha atatu arababara, akabimenye umunota umwe niho ahubwo agenda kwishimira avuga ati nta kibazo. Buriya iyo ubikoze agahe gato nibwo umukobwa akwishimira, nayo ubikoze isaha yose ntabwo umukobwa akwishimira. Ntabwo ushaka kwishimira kuko nabo wamuvunye aba yarushe byadanye. None se urambwiye ngo ashobora kuba ukamukomeretsa sibyo muri iyo saha yashize, none kuri aba bari gutaka bivuze ngo bari kubabara? Hari utaka ari kubabara ari mukuri, hari n'utaka atari kubabara kugira ngo ubwire ute umureke cyangwa se wumve ko wabikoze neza, mbese ko wamubabaje. Bakugira ngo wumve ko wabikoze neza wamubabaje. None se buriya kuba wabikoze neza n'utabikoze neza sibyo, hari waba wabikoze nakumva ko wamubabaje kugira ngo we akubeshye akaba ari kugushuka. Hari ushobora kubikubwira akagira ngo ari kukubeshya cyangwa se kagira ni kwa kundi nyine abakobwa batumenyereye. Ariko ari ubikubwira adakunze kubikora cyane, wenda ukabikora wenda ndi isugi ari ubwa mbere mbikoze nkababara kuko wenda busanzwe urongora n'abandi bakobwa siko bataka akagira ngo nanjye ni uko nguko. Ushakura ati rero bose barahwanye, abakobwa ntabwo baba bahwanye. Hari ubikora atabimenyereye n'ubikora asanzwe abimenyereye, abantu baba batandukanye. Hari abantu baba bimenyereye n'ubundi n'abatabimenyereye. None se nka buriya umukobwa ashobora kuba yagira ikibazo agakomereka akava amaraso sibyo, umuhungu we ntabwo byamubaho? N'umuhungu we byamubaho ko nawe ashobora kukihisera ku ruhande cyangwa se akaba umukobwa nawe akababara, mu isi ntabwo mwabura kubabara. None se hari ukuntu bajya bambwira ibintu by'amapozisiyo, pozisiyo zo kugenda, abura pozisiyo waba uzi n'izi pozisiyo ngo zo kubikoramo neza kwezi ukize kubikoramo neza yatuma umusore aryohera. Hari umukobwa ushobora kubikorera gutyo ugasanga umukobwa ntanyara, we ushobora kuba waramenye umukobwa unyara ukarongora umwe ku ruhande ugasanga atanyara. Abakobwa rero tuba dutandukanye, hari uwo warongora deja agasanga ntabwo unyara kandi we waramenye kurongora umukobwa unyara, ugasanga rero ntabwo ari ikintu. Uretse umukobwa unyara n'umukobwa utanyara batandukanira he? Aho batandukanira ntabwo wenda kuva ntawe ushobora ukabona umukobwa arananutse ufata uyu ntabwo nyara, ushaka kumwitega arananutse ari wa wundi unyara, bwa wundi ubyibushye mwishimira ngo ni uwo mukobwa mwiza ngo ni ufite ikibuno ugasanga atari unyara. Ubwo ntabwo umukobwa unyara wamurebesha amaso? Ntabwo umurebesha amaso cyo nyine kuba kumutireta, ugasanga waba ugize amahirwe ugasanga ni wa wundi unyara ko ntiwabona umukobwa we uyu nguyu aranyara wapi. Ushobora gusanga ushobora gushimira kandi ukavuga ni urugero ufata nkanjye ndanyara ugasanga ntanyara. Ntushobora kuba unyara ariko njye musore kubera ko ntazi kubikora, kuba ntabikora nyine ngo ushobore kuba wasohora amavangingo bigatuma bidashoboka kuba byagaragara kuba ayo mazi yaboneka. We umukobwa biterwa n'umukobwa uwo wundi ukuntu akwishimiye. Umukobwa ntushobora kumurongora deza nk'umujyamanye wenda guhera saa 10 z'ijoro cyangwa se oya tubare saa 2 ukigeza ishuri kumurongora ngo abatanyara. Ni umukobwa ubikoze ubishaka, ntabwo nakumvura uko bazi cyangwa se gukundongora cyane ntabimenyereye ngo mazi ndayarekura ko nshobora kuyarekura asanga uri kumba noneho urambabaza kurushaho.
hari umukobwa ushobora kwishimira anyara we yakumva nabona ko kumvamo agasanga ntabwo nyara ntanyara kandi asanzwe anyara kuko atakwiyumvisha cyangwa yavuze ngo umukobwa kunyara ni ubushake n'ubushake ndetse ntiwandongora nashaka kundongora ngo nyare ntabwo byashoboka ariko ngewe mbishatse ntanyara ubwo buriya mukobwa wese uriya noneho bishatse kuvuga ko ashaka yanyara noneho n'inkari zisanzwe ntabwo ari iz'umusore aba yagize nyine ngo zize oya ubundi baraba batandukanye hari umukobwa urongora akazana inkari zisanzwe hari n'urongora agafungura izigize ute zidasanzwe izidasanzwe baza zimeze zite ziba zimeze ute nyine kugira ngo hasohoke izidasanzwe biba byagenze bite none se reka nkubaze nk'ubu ngubu mvuye gusoba wenda tumaze kubikura ukagaruka tukongera tukarongorana n'akanyara avuga ngo ni inkari zisanzwe ubwo nayo ndimo ndumva ntabwo zari izisanzwe ntabwo ari izisanzwe kuko ntabwo umuntu yasoba mu minota 3 bigize nyine gutya ako kanya ngo bite bishoboka ntabwo byashoboka rero niwo mpamvu ndi kukubwira inkari ziba zitandukanye none se ngiye musore nshaka kugira ngo umenye ngo umusore umukobwa namubimukoreye aranyara by'ukuri cyangwa se nabimukoreye ntiyanyara by'ukuri nabibona gute nyine nkabona nabimukoreye akanyara sibyo nkamenya ko wenda yasobye bisanzwe cyangwa se ari inkari z'ukuri yasohoye ntabwo rero izo nkari ziba zimeze kimwe kandi ushaka kurongora nawe ubwawe ku buryo akiza usohora ukumva ziri kunuka